Mwiriwe neza, nishimiye kongera kubana namwe hano kandi nshimira buri umwe wese wabonye umwanya wo kwitabira ibiganiro byacu. Uyu munsi turibanda ku insanganyamatsiko igira iti uburyo twakwita ku musatsi ugakura vuba kandi neza. Umusatsi ni igice cy'ingenzi kigaragaza isura yacu neza, kandi iyo tuwitayeho neza bituma buri wese agaragara neza. Ni mucyo rero twite ku musatsi, tumenye n'uburyo bwo kuwitaho. Ikintu cya mbere cy'ingirakamaro tugomba kwitaho, tugomba kwifashisha turi kwita ku musatsi wacu, ni ukurya indyo yuzuye. Mu by'ukuri umubiri wacu ukeneye intungamubiri kugira ngo umusatsi ukure neza. Ibi biryo bikurikira ngiye kubabwira birafasha cyane, birimo intungamubiri zihagije zo kugira ngo umusatsi urusheho kumera neza. Mbere na mbere ugomba kurya ibiryo bikungahaye kuri poroteyine. Ibiryo bikungahaye kuri poroteyine dusangamo inyama, amafi, ibishyimbo, bivuze ngo ni ibintu tubasha kubona hafi yacu, na wa wundi udafite ubushobozi buhambaye abasha kubona ibishyimbo, izo poroteyine zifasha kuba umuntu yagira umusatsi mwiza, umusatsi ubyibushye, ukura neza. Ibindi biryo dukenera kugira ngo umusatsi wacu umere neza ni ibiryo birimo vitamine A. Vitamine A cyane cyane iboneka muri karoti. Karoti ni imboga buri muntu wese abasha kubona ku isoko, abasha kubona mu giturage aho atuye. Rero niba ukeneye kugira umusatsi mwiza, kugira umusatsi ukura neza, ugomba kurya karoti. Ikindi gihingwa cyiza ni epinari, imboga za epinari. Epinari ifasha guhumuriza uruhu rwo ku mutwe, muri make ifasha uruhu rwo ku mutwe kugira ngo wa musatsi wacu ubashe gukura neza. Ibindi biryo dukenera ni ibiryo birimo vitamine C na E. Vitamine C na E akenshi zikunze kuboneka mu mbuto nka sitro, avoka, amavuta ya olive, afasha kongera urumuri rw'umusatsi, kuba umusatsi wawo ubona ukabona uri gusa neza, no kuwurinda kwangirika. Bimwe umuntu ashobora gusokoza agasanga umusatsi we uri gusigara mu gisokozo. Icyo gihe iyo ukunda kurya avoka, ukunda gukoresha sitro, ugakoresha amavuta ya elayo, umusatsi wawe uhora umeze neza, ugaragara neza. Ibindi bintu by'ingirakamaro tugomba gukoresha mu buzima bwacu bituma umusatsi wacu umera neza, ni ibiryo bikungahayemo intungamubiri twita zinc. Muri ibyo biryo akenshi dusangamo inyama zitukura, tugasangamo amagi. Ni ukuvuga ngo ibi bihingwa bifasha mu gutembereza amaraso mu mutwe. Niba amaraso mu mutwe ari gutembera neza, icyo gihe biragufasha ko n'umusatsi wawe uri bubashe gukura neza, uri bubashe kumererwa neza, kandi uri bubashe gusa neza. Rero ni mucyo ibi bihingwa byose uko tubibonye hano, ibi biribwa uko tubibonye, twitabire kubikoresha kugira ngo turusheho kugira umusatsi mwiza, turusheho gusa neza. Ikindi kintu tugomba gukora, tugomba kwita ku ruhu rwo mu mutwe. Birababaza kubona umuntu yamara ibyumweru 2, 3, 4, ukwezi kugahirima atarafura mu mutwe. Ibyo rero ntabwo byatuma ugira umusatsi mwiza. Icyiza ni uko karaba mu musatsi neza, ukoresheje shampo yoroheje kandi idafite imiti ikaze. Ni ukuvuga ngo koresha shampo yoroheje rwose, ukarabe mu mutwe wawe byibuze inshuro 2 mu cyumweru, ziba zihagije ngo urusheho kugira umusatsi mwiza kandi umusatsi wawe ukure vuba. Ikindi kintu ugomba gukora kugira ngo urusheho kugira umusatsi mwiza,
Ugomba kwirinda imyanda mu mutwe no gukoresha ibikoresho bihumanya umusatsi. Kwirinda umwanda mu mutwe. Kora ku buryo nimba ugiye gukora ibintu bifite umwanda wabasha kujya mu mutwe, byibuze gerageza upfuke mu mutwe wawe umusatsi uwuhishe kugira ngo ya myanda itajya mu mutwe, kugira ngo urinde umusatsi wawe uhore umeze neza kandi usa neza. Ikindi kintu tugomba kwirinda ni ibintu byangiza umusatsi. Ibintu byangiza umusatsi rero tugomba kwirinda ni ugukoresha ibikoresho bishyushya. Bantu bakunda kujya muri salo umusatsi buri munsi bakajya kurambura, ntabwo ari byiza. Umusatsi wawe uha umwanya wo kuruhuka, uha umwanya wo gutuza, ufure mu mutwe 2 mu cyumweru, byibuze umusatsi wawe uzamera neza kandi uzakura usa neza. Ikindi ni ukwirinda gusiga imiti ikaze mu musatsi. Koresha amavuta asanzwe yo mu mutwe y'umusatsi, usigemo, ibindi birenze ubyihorere. Umusatsi wawe uzarushaho gusa neza kandi umere neza. Ubundi ukoreshe za ntungamubiri nakubwiye mu biribwa byawe bya buri munsi urya. Ikindi kintu cy'ingirakamaro ntareka kukubwira, igihe ugiye kuryama gerageza ushyire igitambaro mu mutwe cyangwa se ingofero yoroheje, kandi wirinde kwambara ingofero iguhambiriye umutwe cyane kuko bishobora no kwangiza no guhungabanya ubwonko. Ikindi cyiza nanone nakubwira ni uburyo ugomba kwifata, imyifatire myiza mu kwita ku musatsi. Ese umusatsi wawe ni iki ukora kugira ngo byibuze umere neza? Abantu benshi ntago muzi ko stress ishobora kwangiza umusatsi. Abantu benshi ntago muzi ko kudakora siporo bishobora kwangiza umusatsi. Niba rero ukeneye umusatsi usa neza, niba ukeneye umusatsi ukura neza kandi ugakura vuba, biragusaba ko ugomba kwirinda stress. Kuko iyo ufite stress bigira ingaruka ku mikurire y'umusatsi wawe. Ikindi ugomba gukora siporo, imyitozo ngororamubiri, kugira ngo byibuze umubiri wawe ubashe guhumeka, hanyuma umusatsi nawo ukure vuba, umusatsi use neza. Ibyo ni ibintu by'ingirakamaro ugomba gukora. Ikindi kintu cy'ingirakamaro nanone gifasha umusatsi, ugomba kunywa amazi meza kandi menshi buri munsi, kugira ngo umusatsi wawe uhorane itoto, kugira ngo umusatsi wawe uhore ubyibushye, kugira ngo umusatsi wawe use neza. Ni ukuvuga ngo ukeneye kunywa amazi menshi kandi ahagije. Hari inama rero nanone ntarangiza ikiganiro ntababwiye. Izi nama ni ingenzi, izi nama buri wese agomba kuzumva kugira ngo arusheho kugira umusatsi mwiza. Ariko ntaravuga izi nama, niba ari ubwa mbere tubanye mu kiganiro cyacu, nimba nawe ukunda ibiganiro byacu, kora subscribe, tubane buri munsi ujye ukomeza ukurikira ibiganiro byacu, buri munsi tujye tubana mu biganiro, bizarushaho kudufasha kandi dukomeza tubashimira ko mutuba hafi. Aho mvugize impungenge, aho ufite ikibazo tubaze muri komenti, turahari ngo tugusubize. Niyo mpamvu turi ahangaha kubera mwebwe. Dore rero inama z'ingenzi kandi zagufasha. Inama ya mbere y'ingirakamaro: oga 2 mu cyumweru mu mutwe wawe. Ibyo bizagufasha kugira umusatsi mwiza. Inama ya kabiri: igihe cyose ugiye kuryama, pfuka umusatsi n'igitambaro cyiza, byibuze kiba gikozwe mu buryo bwa sate, byaba ari byiza kurushaho. Ikindi cya gatatu: gerageza byibuze ujye ukora masike y'umusatsi. Masike y'umusatsi 1 mu cyumweru uyikore mu mbuto za avoka n'ubuki. Bizagufasha kugira umusatsi mwiza. Niba kandi ugira umusatsi woroshye, wa wundi utabyibushye cyane, ubona hari umuntu ugira agasatsi korohereye, uwo muntu iyo ufite umusatsi worohereye, biba byiza byibuze iyo ugiye ufata n'igihe cyo kuwusuka,
ukamara igihe warawusutse byibuze ukabanza ukifata ukiyegeranya. Ntabwo ari byiza kumara igihe kinini udasutse kandi ufite umusatsi woroshye. Ikindi rero ntareka kukubwira, niba ukeneye kugira umusatsi mwiza usa neza nawe ugasa neza, ugomba kurya indyo yuzuye, kogamo 2 mu cyumweru, kurya ibikungahaye ku ntungamubiri, cyane cyane vitamine A, vitamine E, vitamine C na zinc n'ibikungahaye kuri iron. Irinda ibintu byose byangiza umusatsi wawe. Ibintu byose byangiza umusatsi wawe byirinde. Ibi bizagufasha kugera ku nzozi zawe z'umusatsi mwiza, ibi bizagufasha kugera ku nzozi zawe z'umusatsi ukura vuba, ibi bizakugeza kugera ku nzozi zawe z'umusatsi wumva wifuza. Ibintu byose biraharanirwa. Nimba ukeneye n'umusatsi mwiza, nimba ukeneye umusatsi mwinshi, nimba ukeneye umusatsi ukura vuba, ni uko ugomba gukora ibi bintu byose uko nabibaganirije. Ni uko ugomba gufata ibibonekamo ziriya ntungamubiri zose uko nabibaganirije. Twishimiye gukomeza kubana namwe, tuzaba tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, ibivuga ku buzima, ibivuga ku mibereho, n'ibindi byose byakugirira akamaro, habaye n'icyo wumva wifuza twakubwiraho, wumva ukeneye kumenya, uratubwira tukaguhaho inyunganizi kandi ukabasha kumera neza, ukabasha kubaho neza. Mukomeze mugire ubuzima bwiza, mukomeze muhorane n'Imana, Nyagasani akomeze abarinde, mukomeze mutube hafi, murakoze cyane.